bakristo bavandimwe, isomo ryo mu gitabo cya Makabe ryatwibukije uko Alexanderi mukuru yanakurikiwe n'uwari umurushije ububi ari we Antiochus Epiphan, maze atoteza koko ubushyo bw'Imana, kandi bukomeza ndetse burushaho kugaragaza ko uhoraho bwemeye, uhoraho butabaye, butazigera na rimwe butezuka kubahiriza amabwiriza ye ndetse no kumuha icyubahiro we wenyine. Mucyo rero ukuzirikana kwacu kujyane cyane cyane niyo ntero y'umuryango wa Isiraheli, ariko muri abo Bayisiraheli Baritimeyo twumvise mu ivanjiri ya none batabaza uhoraho bose kandi bakamwiringira kuko bazi ko ari we mukiza, ari we ushobora kubarokora. Baritimeyo rero atera hejuru, aratabaza, atera hejuru atari ugutabaza gusa ahubwo anasingiza, atera hejuru ibisingizo by'Imana, akanatabaza uwo mucunguzi. Niyo mpamvu hamwe na Baritimeyo muri Eucharistia ntagatifu natwe tudashobora guceceka ibyo bisingizo by'Imana, tuje kuyisingiza, tuje kuyiramya, ariko no kuyitakambira no kuyitabaza kugira ngo itugoboke. Yezu mwana wa Dawudi mbabarira, Yezu mwana wa Dawudi ngirira impuhwe. Duhise twihuta twagira tuti wicika intege, mwicika intege, mwashyize amiringiro yanyu muri uhoraho, nk'uko umuryango wa Isiraheli wabigaragaje n'igihe watotezwaga na Antiochus ndetse na mbere gato na Alexanderi mukuru. Umuryango wa Isiraheli wakomeje gushyira amiringiro yawo muri uhoraho, natwe dukwiye kubafatiraho urugero, ariko cyane cyane uyu Baritimeyo utigera yemera gucecekeshwa n'abavuga bati umva ibyawe biraturambiye. Arakomeza akavuga, arakomeza agatabaza Imana ye. Ni koko ukwemera ntabwo ari uko gupfukiranwa. Ejo twahoze tuvuga ngo Yezu Kristo ni nkaho ari ku muryango akomanga. Tumenyereye ko nyine Yezu Kristo akomanga kugira ngo yinjire iwacu. Yarinjiye muri batisimu, yinjiye muri kiliziya, ariko noneho tukavuga tuti aranakomanga kugira ngo avuga ngo ndashaka gusohoka. Nk'uko n'ubundi kuri Pentekosti abigishwa ba Nyagasani, intumwa za Nyagasani zimaze guhabwa Uroho Mutagatifu, zisohora iyo kiliziya zikayijyana mu butumwa, zikajya kwamamaza Nyagasani, uwo nyirimpuhwe, uwo nyirimbabazi. Yezu Kristo ari nkaho akomanga avuga ngo ndashaka gusohoka, wimfungirana aho ngaho, kiliziya mwimfungirana aho ngaho, ndashaka kuvugwa, ndashaka gutangazwa muri iyi si ya none, muri iyi Kigali imeze itya cyangwa se muri iki gihugu cyacu. Baritimeyo uko bamucecekeshaga niko yarushagaho gutabaza, niko yarushagaho gutera hejuru, ijwi rye rirushaho kuzamuka. Baritimeyo nta soni afite, Baritimeyo ntabwo afite ikimwaro. Baritimeyo azi neza ko uwo yizeye aramutabara, kandi tubiririmba kenshi ngo narakwizeye dawe sinzakorwa n'ikimwaro. Nta nubwo ari sinzakorwe, turizeye sinzakorwa n'ikimwaro. Tujya dutangara, murabona iyo hari utinyutse nko kuvuga ku gukuramo inda, abe ibinyamakuru, abe bamwe wenda wavuga uti ararengera umwanya we, bati ceceka muvandimwe kandi mukirisitu, nk'uko Baritimeyo ndetse y'umuryango wa Isiraheli ubigenza. Komeza uvuge, komeza usingize mbere na mbere iyo Mana yawe,
komeza uyishyiremo amiringiro, dore ko nta muntu n'umwe ushobora kugucecekesha, nta muntu n'umwe ushobora gucecekesha iyo neza ya nyagasani, urwo rukundo rw'Imana, kugutabara no kurengera ubuzima biri muri wowe. Ni Imana ubwayo idashobora guceceka, nyagasani Yezu Kristo ushaka gucungura muntu, ushaka kumuha uwo mukiro udashobora guceceka. Baritimewo rero arabizi neza kuwo ashyizemo amiringiro ari bumutabare. Mwiceceka rero, nimurengere ubwo buzima kandi mudatitizwa nuko gucecekeshwa. Yarushijeho kuvuga Baritimewo, uyu munsi Kiliziya ifite ishema ryo kongera kuzirikana ineza yanyu. Umuryango wa Isiraheli namwe mwarakoze cyane, turabashimiye, kuko iyo mbaga y'Imana ikomeza kuboma mu nyuma igira iti, nyagasani tuzi ko ari wowe murengezi wacu. Icyo tuzirikana cyane cyane no gukomeza gutabaza no gutera hejuru ibisingizo by'Imana, kuko Imana twizeye iratwumva. Yumvise Baritimeyo, yumvise dusigisigi twa Isiraheli. Koko turabiririmba ngo niwe utabura na rimwe iteka iyo ntabaje, niwe unsubiza vuba akampaza umunezero, niwe unyumva iyo ntabaza, niwe iteka unkomeza, niwe murengezi. Yezu umwana wa Dawudi, mbabarira, ngirira impuhwe.